Sisi ni maprofesa tulisoma tukafika pahali kumeandikwa no school ahead, return home. Mwagize ngo turababeshya, ariko niwumva bavuze ngo number 1 inzozi.com, nibavuga number 2 wumva inzozi.com, number 3 inzozi.com, number 4 inzozi.com, number 5 inzozi.com. izindi mwijyanire, indi myanya mwijyanire, narabahariye. Nge ni inzozi.com, Jesus Unisi Hope. So nge na Kenisi ndagira mbabwire yuko turi mu bantu bazi ubwenge muri iki gihugu, nge na Kenisi. Gusa Kenisi aza nkurikiye, urumva, aza nkurikiye muri iki gihugu. Nge na Kenisi rero, Kenisi nemeye kumuha umwanya wa kabiri, kandi ubwo numbivuga uragira ndakubeshya, ndakubwiza ukuri ko nge na Kenisi turi mu bantu bazi ubwenge muri iki gihugu. Buriya nitukubwira ngo sisi ni maprofesa tulisoma tukafika pahali imeandikwa no school ahead, uje wemera, uje wemera, uje wemera, uje wemera, uje wemera. Twebwe twarabikobokeye, twarakobotse. Okay, ngiye kukubwira impamvu inyuma yanjye hakurikiraho Kenisi. Ngewe ndibanziriza nkanikurikira, nyuma yanjye hazaho Kenisi, ndabanza nkanikurikira nabababwiye. Number 1 is me, number 2 is me, number 3 is me, number 4 5 is me. Gusa uyu mwanya nemeye kuha Kenisi, na umuhaye kubera impamvu ngiye kubabwira. Imyanya ine ya mbere ni yanjye, nawe nyuburana nawe, ariko umwanya wa 5 nawemereye Kenisi kubera ikibazo yabajije Minisitiri yabajije Honorable Rose. Ni nagikunze cyane. Yamubajije ati ese ni gute abana mwese hano ko mwabyaye, mwese hano ko muri abayobozi, ni gute umuntu afata abana akabigisha ngo ikinyabwoya gifite amaguru angahe, icyo binyabwoya azajya kubikoresha iki? Abazajya kubikoresha iki? Nanjye nkibaza nti ese wa mugani ufashe abana ukabigisha amaguru y'ibinyabwoya, amaguru y'ibinyamunjonjorerwa, imitubu, ibikeri, tubuzemo abahanga cyangwa tubicira ku ivuko? Ni benshi. Nabaho urugero, abafite abana ni bangahe, abahungu n'abakobwa? Please don't get shy. Ni mwese mwari bwagira umwanya wo kuobservinga umwana uri hagati y'imyaka 3 n'5 w'umukobwa n'umuhungu ibyo baba bakora? Harimo innovation. Uw'umuhungu abagerageza gukora imbunda, imodoka, bikwereka ko dufite creative mind. Ariko iyo bigeje ahandi mu elementary school, anabyo nisabira Honorable Rose, mugerageze guhindura home science abana biga, kuko uyu munsi kwigisha umwana amaguru y'ibinyabwoya atazabiragira, it is useless. Seriously. Ukamwigisha ngo ugifite ngo sorax, ngo feelers, for what? Basi wamwigishije uko inkikamo. Yes, ibyo mubirebe. Aba bana bagera hariya ku ishuri tugatangira kubica, tukabigisha ibidashobora gufungura ubwenge bwabo no kutareba impano bafite muri bo. Birasaba yuko curriculum zacu tuzihindura zikajyana n'umuco wacu, ariko tukajyana observation. Twige igihe cyose twibaze how. Thank you so much. Iminsi mbitegura nshaka kubaza iki kibazo, ariko Kenisi yantanze. Numva rwose hari abantu tuba dutekereza kimwe, dufite ubwenge budasanzwe, ariko ugasanga ntabwo byumvikana. Reba umuntu muramwigisha ngo umutubu, twebwe byararaga ibikeri biri kuboroga bivuga, twebwe ibikeri byararaga bituborogera, kuko aho twite naho twari noneho ukabona mwarimu profe uturutse mu mujyi araje akaza kukwigisha uburyo umutubu uteye, kandi ngiye nirwaga nawo usimbuka maze mwarimu akaza kugusobanurira iby'imitubu ukibaza, cyangwa se iby'ibikeri nginigwa habiri, ukibaza ese ibi bintu nzabijyana.
ubuse nzabibwira nde imitoma irasimbuka ubwo si ibyo bintu nzabijyana he? Negative. Twari dufite abakurambere bacu bakoraga ibintu byiza, abo bita ba Ruganzu, murabazi ubuhanga bari bafite. Twari dufite n'abandi baguye u Rwanda, abo murabazi. Kuki tutiga duhereye ku byacu? Reba nk'uyu umwana ararota ikintu, aragitekereza, yarangiza agahita abyuka ajya kugikora. Bivuze ngo hari ibyo bamuhaye mu mutwe aheraho. Afite mu mutwe, afite electricité, afite umuriro, afite mu mutwe we, afite sudire, afite physique, afite n'ibintu byinshi bitandukanye, afite physique muri we. Ubwo rero niyo mpamvu agera kuri ibi agatangira kubikora kuko yabirose. Nimutwagure, mwagure ubumenyi bwacu, mwebwe ababishinzwe nimwe tubwira, kuko nta wundi uzabidufasha. Maze urebe ukuntu tuzamura ireme ry'uburezi tukaribaransiingana n'ubuzima bwacu. Wowe uranyigisha uruyuki, ukanyigisha ivubi, ukanyigisha ngo ninigwa habiri, ngo ninigwa habiri. Kuba irinize bimariye iki? Kuba rifite mu nda hatoya bivuze iki? Ese urabinyigisha ngo bizandwinge? Urabinyigisha ngo bizagire bite? Uranyigisha ko ivubi ari inigwa habiri n'uruyuki ari inigwa habiri kugira ngo nanjye nzadwingane se? Ibyo se ni ibiki? Nanjye nzadwingane? Oya reka da, ntago bwari bwo bumenyi bw'ibanze. Ubumenyi bw'ibanze ni ukumenya ngo ndakora iki, ndakigenza gute, iki ndakibyazamo iki, ndakibyazamo iki. Icyo niko bumenyi. Kenisi yabajije ikibazo cyiza cyane, niyo mpamvu namushyize kuri nimero inkurikira. Ndavuga nti rero, ariko se wa mugani, ntago twakagombye kuba dukora ko dufite abadokiteri benshi, ntitwagombye kuba dukora imiti, ibinini, inshinge n'izindi zivura indwara runaka, kuki birinda guturuka imahanga? Ntago twahugira mu kwandika gusa, twandikira abarwaye imiti. Tugomba kugira ubwo bumenyi bwo gukora fasidari, kuwariteme n'izindi, tukabikora bikavura abantu bacu, kuko twize chemistry. Ariko sibi ntago byaba ari byo rero duhamye muri ibyo. Twige porogaramu ihinduke, bategura abarimu, babahe ubumenyi buhagije, noneho abarimu baze babuhe abana, bagire ireme. Nese abandi barakora ibyogajuru, abandi barakora imodoka, abandi barubaka amazu yagezweho muri iki gihe. Wowe ngure enjeniyeri utabasha kubaka ikigongi. Enjeniyeri mu bitabo ntabwo tumukeneye, twe dukeneye ubumenyi ngiro. Tugafata nk'iyi abahanga bacu bakubaka izi za sitawa tutarinze kuzana Abashinwa, tukubaka imihanda tutarinze kuzana Abashinwa, tugakora ibintu bikomeye by'imiriro n'ibindi, ingomero tutarinze kuzana Abashinwa. Ibyo nibyo bikenewe hano mu Rwanda rwacu. Drone zikazamuka mu kirere, amato akamanuka, izo bita za subway zikagenda munsi y'ubutaka, izo bita za sabu za kizika za nk'iyo umwana yakoze bayita UFO igakorwa. Urumva? Ariko tukareka guherekeza abandi. Ahangaha rero narakubwiye ngo tugomba kwiga up to Z. Nge narakubwiye ngo niba nk'ubu nize chemistry, sinzi gukora n'isabune, nize chemistry, sinzi gukora na gikotori, ubwo se nize chemistry nyabaki? Niko ndi kubwira abantu, ubu byo nize byamariye iki niba ntazi gukora isabune yo gukaraba? Byamariye iki? Nize chemistry ngo niga gukora umunyu, niga gukora ngo za acide, amazi, oxygen, ibyo byose ngo tableau periodique yose narashyize mu mutwe. Ariko imariye iki? No sense, nta kimariye. Nize computer science, sinzi gukora website, ubwo se ibyo nize byamariye iki? Ibyo rero ni ukuvuga ngo ntago duhabwa ubumenyi nyabwo, ntabwo ubumenyi duhabwa ntago ari bwo. Murumva?
aba bantu rero bubona abana babo babigisha ibyabo byiza, twe bakaduha imicanga kugira duhugire muri ibyo, barusheho kudukoroneza, dukomeze dukuba abakozi babo. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bava hano muri Afurika bagera muri Amerika bagatangira gukora mu ngarani, bagakora mu ngarani, bagaterura amakarito n'amabogisi kubera ko nta kintu. Usanga muri ayo mu nganda zabo, muri izo laboratwari zabo aribo bakoramo, twe tukajya kwikorera amakarito. Ibyo se ni ibiki? Ntago mbyumva, nta nubwo mbishyigikiye. Urumva, ndakwinginga rero ukomeze ukore subscribe, ukore like, ukore share, nurangiza ujye hasi hariya muri comment section utanga igitekerezo cyawe, icyo twavuga n'icyo wavuga kuri ibi ndi kuvuga, icyo wabivugaho, tubashe kwiga no kwigisha abandi kandi twige ibidufitiye umumaro. No kurirwa dukoresha amakompiyuta, amatelefoni ngo twize za computer science, nta kimwe kijana tuzi kuri iyo telefone. Ibyo bintu bisobanuye kandi twiga computer science, bisobanuye kandi twiga ikoranabuhanga. Mwaretse tukiha abana bacu ireme, dusaba Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri ibishinzwe ibifite mu nshingano, ndetse na leta yacu, maze igafasha abana bacu. Twe igihe cyaraturenganye, ariko abana bacu bahabwa amahirwe. Drone ziguruke, zigende mu kirere, ibyogajuru. Nabonye umutanzaniya uri gukora icyogajuru, ashaka kohereza icyogajuru cyo muri Tanzania. Natwe twagombye kuba dukora icyogajuru cyacu gikorewe mu Rwanda, twagombye kuba dukora amadrone akorewe mu Rwanda. Excuse me, dukora ibintu bitangaje, imodoka, amamoto, ibintu electric, hariya muri Kivu hakaba harimo ubwato bw'Abanyarwanda bwakozwe, bwa moteri, bugenda neza, busa neza, bushobora kujya muri competition, mu ma expo, bugapiganwa. Ibyo nibyo dukeneye rero, ibyo nibyo dukeneye hano mu Rwanda. Yes. Aha rero ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao.